ni urutonde rw'ibihugu bikoresha amarozi mu migabane itandukanye hano ku isi. Umugabane wa Afurika, Cameroon irayoboye, Ubuhinde ku isonga muri Aziya. Ni Flight Official wahageze. Ikaze Flight Official. Ndagushimiye cyane uwakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Imana iguhe umugisha ndetse ikomeze ibane nawe. Mubwira ngo warakoze cyane gukora subscribe. Imana iguhe umugisha ndetse ikomeze ibane nawe. Ibintu by'amarozi ni ibintu bikomeje kuvugisha abantu benshi, aho abantu benshi usanga bavuga amarozi. Ariko naguteguriye urutonde rw'ibihugu bikoresha amarozi menshi hano kuri uyu mubumbe wacu. Mu bihugu bimwe rero na bimwe usanga hari kuvugwamo gukoresha ubupfumu cyangwa amarozi ku rwego rwo hejuru. Ubupfumu ni igikorwa cy'ubuhanga buhambaye gikora umuntu ibyo bamutongereye bikamubaho, akenshi babyita ubumaji. Ubupfumu ahantu hose burazwi ndetse na hano mu Rwanda iwacu burahaba. Arabo bajye bita abapfumu murabazi, si ngombwa kubasubiramo. Ubupfumu rero ni ijambo ryagutse ritandukana n'umuco mu mibereho y'ibihugu bigiye bitandukanye hano kuri iyi si. Bityo rero bikaba bigoye kubisobanura neza niba abakora n'abakorerwa ubupfumu ibyo babutongererwaho cyangwa se ibyo batongerera abandi bose bibabaho cyangwa bigendana n'umuco imyizerere gusa. Mu mateka ndetse no muri iki gihe mu mico gakondo ku isi, cyane cyane muri Aziya, Amerika y'Epfo, Afurika ndetse n'abasangwa butaka bo muri Amerika bakoresha cyane ubupfumu ndetse n'amarozi. Ni ibintu byafashe indi ntera cyane. Niyo mpamvu rero naguhitiyemo kukubwira ibihugu bikoresha amarozi cyangwa se ibihugu byakamejeje mu kintu bita ubupfumu ndetse n'amarozi. Ahantu abantu bo muri Philippines bo abarozi bafatwa nk'aho barwanya amadini kavukire. Ibinyuranye n'ibyo ngibyo, abahanga mu bumenyi bw'ikiremwa muntu bandika ku bavuzi bo mu moko y'abasanga butaka muri ibyo bihugu bakoresha imvugo gakondo igiye mico cyangwa se imvugo ngari ku muntu nka shamani. Muri Afurika y'Epfo yo ubupfumu cyangwa se ntabwo ari muri Afurika y'Epfo ahubwo ni muri Afurika muri rusange, ubupfumu bwagize uruhare mu kwigomeka kw'abarwanya intambara kubona ubwigenge, kandi bikunze kugaragara mu gihe cy'amatora. Abantu bamwe bakaza bakabaza abapfumu kugira ngo bakize indwara cyangwa se babone umugabo cyangwa se umugore. Nyamara hari n'imyitozo ifite impande mbi, kuko hari abantu usanga ku mibiri yabo yaratemaguwe kubera umuco no kurangwa n'ubupfumu yewe n'amarozi mu kwirinda no kurinda ababo. Muri Afurika rero ibihugu bimwe byacitse muri uyu muco w'abapfumu. Gusa ibihugu bituranye n'u Rwanda usanga ahanini Tanzania ari igihugu cy'imyizerere igiye itandukanye cyane. Imwe mu myizerere niyo yitwa abaganga b'abapfumu muri icyo gihugu cya Afurika y'Iburasirazuba. Urumva ko rero ni ibintu hano biba bitangaje cyane. Ubupfumu rero ni ibintu birenze cyane ukwemera. Ni ibintu usanga abantu bose batavugaho kimwe, aho abandi bavuga ko ari imyemerere yabo, ugasanga abandi babifata ukundi kuntu kuba kugiye gutandukanye. Buri wese abibona mu ishusho ye. Abandi bakavuga ko atari abapfumu, abandi bagashaka kubisiga amabara no kubyitirira bakabiha amabara meza, ariko buriya koko sinzi niba ari ubupfumu se cyangwa ari ikindi kibazo. Muri Afurika rero ibihugu bimwe byagiye bicika kuri uyu muco w'ubupfumu. Gusa ibihugu bituranye n'u Rwanda usanga ahanini nka Tanzania ari igihugu cy'imyizerere itandukanye cyane. Imwe mu myizerere niyo yitwa abaganga b'abapfumu muri iki gihugu cya Afurika y'Iburasirazuba. Ngiye kukubwira rero urutonde rw'ibihugu bikoresha amarozi menshi hano muri Afurika, cyangwa se ibihugu bigira amarozi menshi hano muri Afurika. Ni ibihugu 10 nagutoranyirije bifite amarozi menshi hano muri Afurika. Igihugu rero kiri ku mwanya wa 10
ni South Africa. South Africa ni igihugu ngo kirimo amarozi agiye atandukanye ndetse bavuga ko ari amarozi akomeye cyane. Ikindi gihugu rero kiza gikurikiye South Africa ni igihugu cya Tanzania. Tanzania nayo rwose ni igihugu kikwijeho amarozi, ni igihugu ubupfumu bwafashe indi ntera cyane cyane. Ku gihugu rero cya munani ni Sierra Leone. Sierra Leone nayo iri mu bihugu bifite amarozi akakaye kandi cyane cyane akomeje. Iki gihugu cyane cyane aya marozi yaho avugisha abantu bamwe baba bagiye batandukanye. Ikindi gihugu rero cya karindwi ni igihugu cya Nigeria. Nigeria nayo ni kimwe mu bihugu bifite amarozi amwe ya rukokoma azwi. Ikindi gihugu cya gatandatu ni igihugu cya Malawi. Igihugu cya Malawi nacyo amarozi yaho rwose ngo akozwa hasi n'ibitotsi, ni amarozi mabi cyane. Ikindi gihugu rero ni igihugu cya Kenya, hano hirya rwose naho uburozi bwaho burindwa mubi. Igihugu rero cya kane ni igihugu cya Ghana. Ghana iri ku mwanya wa kane mu bihugu bifite amarozi menshi hano muri Afurika ndetse n'ubupfumu bwagiye butera imbere. Ikindi gihugu ariko buriya ni igihugu cy'igituranyi cya Democratic Republic of Congo DRC. Iki gihugu nacyo ni igihugu kirimo ikintu bita amarozi avuza ubuhuha. Igihugu kiri ku mwanya wa kabiri rero ni Central Africa. Central Africa nayo ubupfumu ndetse n'uburozi ni ibintu bifite indi ntera cyane. Igihugu kiri ku mwanya wa mbere se nari nakikubwiye ni Cameroon. Cameroon yo rwose ngo iyoboye ibindi ku kintu bita amarozi. Ndakurahiye uburozi bwaho burindwa mubi cyane. Tugende rero nanone nk'uko nakubwiye ati ni kuri uyu mubumbe cyangwa se kuri umugabane wacu tugiye kugenda tureberaho ibihugu bimwe biba bigiye bifite amarozi. Bimubwiye ni ibihugu byo muri Afurika bifite amarozi agiye arenze ahandi hantu ahariho hose. Ibihugu rero bitanu biza ku isonga ku mugabane wa Amerika nibyo ngiye kukubwira. Igihugu rero kiri ku mwanya wa gatanu ni South America cyangwa muri Brazil, aho rwose amarozi yaho arindwa mubi cyane. Igihugu rero cya kane nabwo ni muri North Korea. Ni muri North Korea, muri Mexico hari amarozi rwose nayo ameze nabi. Ikindi gihugu rero cya gatatu ni Dine, nacyo rero gifite amarozi ameze nabi cyane. Ikindi gihugu rero cya kabiri ni Colombia muri North of America. Colombia nayo rero imeze nabi ku kintu bita amarozi. Igihugu rero cya mbere hano muri Amerika gifite amarozi menshi igihugu rero kiri ku mwanya wa mbere ni Caribbean hano muri Amerika. Nitugera muri Aziya rero turahasangayo ibihugu bitandatu cyane cyane bifitemo amarozi cyangwa se bivugwamo amarozi menshi cyane. Igihugu rero cya gatandatu ni igihugu cya Tocharian. Tocharian ni igihugu cyo muri muri Aziya. Nibura ibihugu bitandatu bivugwamo amarozi menshi cyane. Muri Aziya rero igihugu kiri ku mwanya wa mbere ni igihugu cy'Ubuhinde. Ubuhinde rwose ni igihugu kiri ku mwanya wa mbere, ukumva ko kirimo amarozi menshi agiye atandukanye. Igihugu kiri ku mwanya wa kabiri ni Nepal. Igihugu kiri ku mwanya wa gatatu ni Japan. Igihugu kiri ku mwanya wa kane ni Philippines. Igihugu kiri ku mwanya wa gatanu ni Saudi Arabia. Igihugu kiri ku mwanya wa gatandatu ni Syria na Iraq. Biri ku mwanya wa gatandatu byose. Hakazamo ikindi gihugu kiri ku mwanya wa nyuma aricyo bita Tocharian. Ubwo rero urumva ko muri Europe ho ni ibihugu bitatu nibyo birimo bivugwamo amarozi menshi cyane. Kingdom, United Kingdom. Igihugu cya kabiri ni Italian. Igihugu cya gatatu ni Spain. Spain rero urumva ko nayo ni imwe mu gihugu cyo ku mugabane w'Uburayi kirimo amarozi menshi. Muri Oceania ho ni ibihugu bitatu. Cook Island nicyo gihugu cya mbere. Papua New Guinea ni igihugu cya kabiri na Fiji ku gihugu cya gatatu. Amarozi rero ni ibintu biba bigiye bivugisha abantu benshi cyane kuri uyu mugabane, aho by'umwihariko muri Afurika ho amarozi yaho rwose ngo arindwa mubi cyane kuko ni ibintu biba bigiye bitandukanye cyane. Ndagushimiye rero twatangiranye iyi video, nkubwira ngo warakoze gukora subscribe niba uturayikora, ushishikariza
yibaza ati nawe wayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro biba bigiye bitandukanye bya buri munsi. Niba ufite igitekerezo wakitwandikira muri komenti, niba hari inyunganizi waduha nayo watubwira, ariko niba wifuza kuzabona ibindi biganiro tukugezaho ubutaha, kanda kuri subscribe ndetse yuko kandi no kunzogera kugira ngo dushyire ikiganiro ujye uhita ukibona uhawe. Rero ikaze kuri YouTube channel yacu, niba ukaza subscribe noneho uba umunyamuryango wacu. Urakoze cyane.